akimara gutakamba bagasaba imbabazi bakamurekura agasubira mu rugo. Amakuru ntaramenya neza nuko uyu mwana w'umujene bafashe ari gusambanya wowe wari wakoreshejwe. Ntabwo mbizi niba arafungurwa ko ndacyarwana nawe kugira ngo muzane nibuza abahereza imvaho y'ukuntu byagenze, kuko agomba kuvuga ukuri uko byagenze. Urumva? Noneho ariko umudamu wa Mike yahise afungurwa. Akimara gufungurwa ahita agenda akora ikintu bita ikimenyetso cyose. Munyumve, afata ikintu bita ikimenyetso cyose kugeza no kuri transaction z'amafaranga yakoreshejwe Mike yishyuye mu Nigeria aho yaguraga iyi cocaine yinjira mu gihugu. Hey! Umudamu aravuga ati ndabakubita. Ngahibaze noneho gufata umuntu mwabanye mu nzu aragenda collecting ibimenyetso byose, aragenda no muri riba aravuga ati muri umuntu uri kugira wangize mu kugeza no kuri transaction z'amafaranga Mike yishyuraga. Umva, uwari umuhizi yahise ahinduka umuhigo bro. Bombo clat. Uwari umuhizi yahindutse umuhigo. Ahangaha amakuru agera kuri God fatana kurigira amakuru ku yandi. Ahangaha arazamwe abantu mwirirwana nabo hano no kuri iyi mihanda. Bari bafite aya makuru ariko banga kuyatangira igihe. Urumva mu Rwanda dufite icyo bita ngo tangira amakuru ku gihe. Ugomba gutangira amakuru ku gihe iyo afite. Hano tukaba dufite abantu bari barazonze Mike bamurya amafaranga, bari bafite aya makuru n'injira ryizi za cocaine, bari bafite amakuru ariko bakanga kuyatanga kuko iyo Mike yabaga arinze kwishyura gatoya. Nuvuga ngo turaza gusanga ari nk'ibikangisho. We yaravugaga wanze kubivuga tubivuge urufito pa. Hano dufite abajene hano bari amafaranga ya Mike kuko barafite amakuru. Ahangaha rero iyi nkuru nge nari mfite amakuru ariko ngewe muri amakuru adafite ibimenyetso. Mfite ukuntu ngenda gacyana nubwo ngewe mvuga inkuru zamaze kujya hanze sinira mubizi. Iyi nkuru zitarajya hanze ndaruca nkarumira kugeza inkuru zagiye hanze nkabahereza details zazo. Ngiye sinjya ntangaza inkuru. Nagiye kubona mbona Mike arafunzwe. Mike afunzwe, amakuru yaje kugera kuri Godfather. Haje iyi team iyobowe n'umutinganyikazi w'umugandekazi bita Karori, ari wo wahuje Mike n'uriya musaza wo mu Nigeria ndibuze kubereka amafoto ye ucuruza ibi biboro. Mike akaba yarakoze ubugoryi bwo gukoresha bank account ye kohereza uyu drug dealer muri Nigeria amafaranga. Ahangaha umudamu aragenda. Amakuru mfite ntahagazeho ngo nuko uyu mudamu wa Mike ari we mutanga buhamya wa mbere wavuze ati murebe konti runaka niyo yakoresheje yoherereza mu Nigeria amafaranga yo kwinjiza cocaine mu gihugu. Iyi cocaine yinjijwe nande, yacuruzwaga kwande, yageraga kwande. Bombo clat. Ariko iyi mwitwarire, let me make this clear, ndabibutsa ko basubiza inyuma gato. Mike ndabibutsa ko yari inshuti cyangwa yari umujyanama wa Bruce Melody igihe umuntu bita Jado yari manager wa Bruce Melody. Uyu Mike yari umujyanama wa Bruce Melody. Biba ngombwa ko ndabibutsa ko basubiza inyuma gato ya ajyana n'umuntu bita Bruce Melody, umuntu bita Medbeat, bakagera mu Bubiligi ngo yashwanye n'umuntu bita Medbeat, ngo kuko Medbeat ngo yarabyutse ngo araryamira ngo yanga guteka muri Airbnb bari bafashe, barashwana. Mike amubwira amagambo akakaye, ariko nyuma y'aya magambo ngo bavugeze i Kigali batumvikana. Biba ngombwa ko Mike agambana afata shares zo muri 155 zose arazigura. Umuntu bita Mike Medbeat asigara aho ngaho nta shares afitemo 10 na kangahe gusa, yasigayemo gakeya. Urukumva Medbeat ku bantu batabizi, iyi 155 yakozwe na yaguzwe na Coach Gael. Ndabibutsa ko uyu mujene Medbeat iyi 155 ni igitekerezo cy'uyu mujene. Icyo iyi 155 AM ni projet y'umuntu bita Medbeat, ariko yari projet y'amanye igihe kirekire, abura amafaranga yo kugira ngo ayishyireho ibe umugaragaro, ibe irarebo mwabonye. Ahuye na Coach Gael nk'umuntu ufite amafaranga, mu igitekerezo ibintu byose byari byubatse. Ikintu Coach Gael yazanye muri 155 na amafaranga gusa, ariko kwari kumvikana ko agomba kugira 50-50, nyiri igitekerezo na nyiri project atwara 50, na Coach Gael uzanyama amafaranga akagira 50. Nuko 155 yabayeho. Ahangaha rero kuko 155 yari keneye abahanzi, umuntu wari yinjiyemo nk'umuhanzi nka Bruce Melody, baravuze ati kugira ngo twinjire muri iki kintu tubahereze n'umuhanzi wa Bruce Melody yinjire muri iyi boro mu managing 50-50,
nkatwe nk'abantu ba Bruce Melody dusanzwe dukorana nawe muraduherezamo 25%. Coach Gael aravuga ati ngiye nk'umuntu ugiye gushyira amafaranga muri iki kintu ngomba kuba mfite 50. So Medbeat rero kugira ngo dukomeze gukora nuko ufata 25% ukayahereza Mike ku ruhande rwa Melody. Bitari ibyo ibi biboro birapfa. Medbeat bamwambura 25% bayahereza nde? Bayahereza uyu Mike. N'uyu munsi turi kuvugana 25% ni ya Mike. Indi 25% kabiyande ya Medbeat. Ubwo Medbeat yaravuze ati kuko rero ngiyewe ntazigera nkorera muno nka producer mukamumbaye 25%, iyi 25% iraba ayigitekerezo gusa. Gukora muri studio nka producer sinzakorera muzashaka abandi ba producer. Nibwo agahinda kananguye umuntu bita Medbeat yangarira hehe mu Bwongereza. Medbeat yangariye mu Bwongereza kuko yavuze ko adashobora gukorana na muntu bita Mike. Ntabwo ashobora gukorana nawe bitewe n'amagambo yamubwiriye mu Bubirigi. Nuko Medbeat yagiye mu Bwongereza. For your information, Medbeat agarutse mu Rwanda nyuma yuko 155 itandukanye na Mike. Muri bani ibintu babigeze. You have no idea ntabwo muzi ibintu bera muri showbiz bro. Harimo urwango, harimo ibintu bikabije. Yo reka nshimire bano bantu ariko nanakongerereho ngewe hari ibintu byinshi urimo kuvuga ngewe nzi by the way. Abo hari ibintu byinshi urimo kuvuga nzi kabisa. Nuko nyine nge nituriza nacecetse nyine nkakomeza nkiyumvira ariko harimo byinshi nanjye nzi kabisa. Hari ibyo nzi reka nshimire Darcy, thank you so much Perfect, thank you, may God bless you. N'abandi mwese murimo ko mu magift man ba umugisha. Hari ibintu urimo kuvuga nzi man nk'ibyo bya company ya Medbeat. Your company yari ya Medbeat fully, it was his idea. Umva ibyo byose by'ukuntu yacomokeye London, Medbeat yari hafi kabisa kurenga ibyo bihe byo byose ndabizi kabisa. ibyo bihe bibi byose nibyo by'umugabo hari ibyo nzi. Umugabo se ntafite itsinda, afite amatsinda yarakuriye ngo muri showbiz yo mu Rwanda uretse no muri Minisante cyangwa aho ministeri yakoreye. Ntiyari afite itsinda se ayoboye ngo muri showbiz nyarwanda rishinzwe ngo kubuza rekera ibya Mike nakasa mutwe. Ntujye kure wowe urabizi. Bombo klati positing urumva noneho ahangaha